Waba ufite umukobwa muri kano kanya ushobora kuba urimo uratekereza yuko yagukunze ariko ukaba ufite dute nyinshi cyane. Ndashaka kugira ngo nkwereke ibimenyetso biranga umukobwa iyo yagukunze ku nshuro ya mbere. Hari umuntu wambajije icyo kibazo, ndashaka kugira ngo muri makeya nawe niba ufite dute kano kanya nizishire, kuko ngiye kuguhereza ibimenyetso simusiga bikwereka yuko umukobwa yakwishimiye ku nshuro ya mbere. Mbere yuko dutangira video, ndashaka kugira ngo nsuhuze wowe Clement wasabye yuko nagusuhuza muri video y'ubutaha. Nizere yuko muri makeya intashyo yawe ikugezeho, kandi nawe niba wifuza yuko nagusuhuza ubutaha usige izina ryawe aho hasi muri comment, kugira ngo ubutaha nzavuge izina ryawe nanagusuhuza, nanagushimira yuko ufata umwanya ukandika comment nk'iyo ngiyo. Ikintu cya mbere ahangaha uzasanga yuko uyu mukobwa yivugisha ibintu muri makeya bikwereka yuko ari single. Azivugisha ibintu bikwereka yuko ari wenyine, nta muntu n'umwe bari kumwe nawe. Urugero, aratangira yivugisha ati maze imyaka cyangwa se amezi angahe ntari mu rukundo, ariko nuko agufitiye amarangamutima, ariko arashaka kugira ngo ubimenye. So azivugisha amagambo menshi cyane akwereka yuko muri makeya nta muntu bari kumwe kano kanya. Ikindi ahangaha uzasanga ari kwifungura cyane, atangiye kuguha stories z'ubuzima bwe. Urugero, atangiye kukubwira wari watangiye kukubwira ibyo akunda, atangiye kukubwira aho akomoka, atangiye kukwinjira cyane muri vie prive ye. Ibi arabikora cyane kugira ngo muri makeya nawe ubohoke, utangire umubwire uwo uriwe. Nicyo kintu kiri inyuma y'ibi bintu byo kuba arimo arakwibwira yifunguye, nta kintu na kimwe asize inyuma. So niba watangiye kumenya amabanga ye muri makeya, tangira nawe ayawe uyarekure rugikubita. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa muri makeya akunda kwisekesha cyane iyo hari icyo uvuze mu bintu muri makeya nawe utatekerezaga yuko biri funny kugira ngo aseke. Uzasanga uyu mukobwa utuntu twari two twose uvuze atangira kwisekesha cyane, akabona yuko ari ibintu bimuhaye bonere, cyangwa se ibintu bimuzanira akanyamuneza muri we. So utuntu uvuze ukabona turamusekeje, yes, icyo ni ikimenyetso simusiga. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa agusaba ubufasha mu bintu byoroshye cyane, yakakwiye kwikorera nawe ubyibonera amaso ku maso. Uzasanga yitonda akakubwira ati kiriya kintu muri makeya kirakomeye cyane, ndashaka kugira ngo ukimfashemo, ukirebe wumve yuko uti umukobwa ni umutesi. Nta butesi burimo. Uyu mukobwa arashaka kugira ngo yiteteshe imbere yawe, arebe yuko muri makeya uzamuha iyo opportunité yuko yateta. Abakobwa bitwa bagatesi, uzabarebe imyifatire yabo uburyo baba bameze. Yes, of course, nicyo ngicyo kuba gufasaba ubufasha mu bintu byoroshye, nikikwereka yuko muri makeya afite coup de foudre, afite arashaka kugira ngo mukundane. Ikindi kintu ahangaha uzasanga uyu mukobwa yigana cyane ibintu ushobora kuba ukora utatekerezaga yuko yashobora kuba ari kubikora kano kanya, ariko niba umwitegereza neza uyu mukobwa ukabona yuko hari umwenda ukunda kwambara ibara ryayo, uyu mukobwa yatangiye kwambara imyenda kenshi isanisha n'iyo myenda yawe. Ikindi, niba ubona uyu mukobwa, niba hari ikintu mubwiye yuko wanga udakunda, uzasanga uyu mukobwa nawe atangiye kukwereka yuko icyo kintu kitamugwa neza, cyangwa se atakishimira. Ibintu wishimira uyu mukobwa azakwereka yuko ari byo bintu bimunezeza kuri isi ya Mungu. Nta kindi rero abikorera ibi byose, ni kikwereka yuko muri makeya akwishimiye bimwe bidasanzwe. Ikindi ahangaha, niba ubona ko uyu mukobwa atangiye gufata amafoto muri kumwe atandukanye, akakubwira ati sheri egera hano reka dufate agapicture, mwasohotse mwagiye ku mazi, mwagiye gusangira, urabona yuko uyu mukobwa ashaka kugira ngo mufate amafoto muri kumwe. Uyu mukobwa rero nta yindi
ntego afite uretse yuko ashaka kugira ngo sharinge amafoto kuri social media, so abantu batangire kumenya yuko muri mu rukundo hamwe nawe, n'ubwo bwose utari wanarusaba, ariko niba atangiye kuyipostinga WhatsApp status urabona yuko utangiye gutambukaho. Donc arashaka kugira ngo muri makeya batangire babimenye, hatagira umuntu uza kubyitambikamo. Ya ikindi ahangaha, niba uyu mukobwa akubajije ikibazo ku muntu w'umukobwa ushobora kuba muziranye nawe, pay attention. Uyu mukobwa arimo arakora investigation, arashaka kugira ngo amenye yuko ushobora kuba ufite crush kuri uyu muntu, cyangwa se yuko ufite amarangamutima kuri uyu mukobwa. Nta kindi abikubarijeho kuko ntakeneye kugira ngo ajye muri competition n'undi muntu. So arashaka kugira ngo amenye mu by'ukuri niba uri seriye mu kuba wamukunda, cyangwa se uriya muntu yakubajijeho kenshi gashoboka, making sure umuhereze igisubizo nyakuri, kubera yuko kano kanya arimo araba umuspy, arashaka kugira ngo amenye buri kintu cyose. Ikintu gikurikiyeho ahangaha, uyu mukobwa aritsinaza cyane mu jwi rye. Simbizi yuko iri jambo riri appropriate mu kuvuga mu Kinyarwanda kwitsinaza, cyangwa se uyu mukobwa akunda kwiyorobeka cyane, ijwi rye riragenda rigahinduka bien iyo ari kukuvugisha. Uzamutega amatwi wumve ari kuvugisha abandi bantu, uzasanga ijwi rye ritandukanye n'uburyo akuvugisha. So icyo nacyo ni ikimenyetso cyiza cyane kikwereka yuko ashaka gusoundinga cute iyo murimo muraganira. Icyo rero ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko umukobwa arimo arashira nka buji. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa akubwira ibintu bishobora kuba bimushimisha, azaguhereza liste yabyo. Iki nta kindi kintu abikorera uretse yuko ashaka kugira ngo agire hope yuko umunsi umwe ibi bintu byose yakuramburiye, ibintu aho ashobora kuba akunda kujya, gift imushimisha, abantu akunda se kuba ari kumwe nabo, nuko akeneye yuko umunsi umwe uzamukorera surprise, ukamuha icyo kintu ashobora kuba yakikubwiyeho. Niba yakubwiye date ya anniversaire ye, arashaka kugira ngo muri makeya iyo date igume mu bitekerezo byawe, umunsi nugera uzamutungure, umwereke yuko wamwitayeho cyangwa se wamwibutse. So pay attention cyane iyo umukobwa atangiye kubwira ibintu bimushimisha mu buzima bwe. Nta kindi abikubwiriye, ni ukugira ngo ibi bintu bibike mu bwonko bwawe, igihe nikigera muri makeya uzamutungure. Ikindi ahangaha, niba warabibonye, uyu mukobwa uzasanga ashaka yuko umufata nkaho ari umukobwa muri makeya w'umunyabwenge. Uzasanga iyo murimo muraganira adashaka kugira ngo amenifu, cyangwa se ajye oxygen, cyangwa se akubwire ibintu muri makeya wumve yuko ari bya cyana cyangwa se bidafututse. Uzasanga uyu mukobwa ibiganiro bye biri mure cyane iyo muganira. Uzasanga yuko ashaka kugira ngo umufate nk'umunyabwenge, cyangwa se umenye yuko ari umukobwa muri makeya utekereza, ufite ejo heza hazaza. Ni ukuvuga yuko muri makeya iyo muganira ntashaka yuko yibona mu makosa, arashaka kugira ngo ibintu byose akubwira bibe biri perfect. Icyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa yashize, ashaka kugira ngo muri makeya ugire icyo uvuga, cyangwa se umusaba urukundo. Ikindi kintu ahangaha, uzasanga uyu mukobwa yiyesikiza cyane mu tuntu utware two twose tw'amafuta ashobora kuba yakora mu maso yawe. Aritsamura ati sorry, yagwisha ikintu ati sorry, yagira icyo avuga maybe kimucitse ati sorry. Ibintu bye byose yumva yuko agomba gusaba imbabazi, cyangwa se akiyesikiza, kubera yuko
adashaka kugira ngo umufate nkaho ari umuntu w'amafuti cyangwa se ari umuntu udakora ibintu ku buryo. Abantu bose muri make murabizi yuko tutari parfait, ibintu byose usanga yuko rimwe na rimwe dukosa. So uyu mukobwa rero uzasanga muri makeya yiyesikiza cyane muri buri tuntu twose ashobora kuba yakora abona yuko bishobora kuba byakubangamiye, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ibintu bishobora kuba byakubangamira. Urugero, niba asitaye ariyesikiza, urumva ni accident ibaye kandi muri makeya atatekerezaga yuko ishobora kuba yamubaho. Icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko uyu mwarikazi muri makeya agufitiye amaranga mutima. Ikindi kintu hanga kizakwereka yuko uyu mukobwa akwishimiye cyane nuko azakora uko ashoboye kose ntihashire igihe muri makeya atakubonye amaso ku maso. Urugero, niyo waba uri kure ye azasaba video call, niba uri ahantu mu kazi cyangwa se uri ahantu ku ishuri, uyu mukobwa azakoresha tous les moyens possibles, so atagusabe visite, uze umusure cyangwa se we aza gusure. So arashaka kugira ngo muri makeya muhorane in touch. So akurebe ku maso, umurebe ku yandi, muri makeya bitume attraction yanyu iguma gukura umunsi ku wundi. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga. Iyo ubona yuko umukobwa adashobora kumara 3-4 atakubonye vis-a-vis, icyo ni ikintu muri makeya ukwiye uhita umenya yuko umukobwa muri makeya ibintu bimurimo. Ikindi ahangaha uyu mukobwa uzasanga yitunganya, imyambarire ye ni ikintu kidasanzwe mu maso yawe. Kwiyitaho uzasanga muri makeya ari ikintu kimuranga cyane, kubera yuko ntashaka yuko umubona yuko ari umuntu utitayeho. Murabizi abasore benshi yuko iyo mukurikiranye umukobwa mushaka kugira mukundane nawe, akenshi ntago muba mwirukanka gusa kuri bote ye cyangwa iki, n'uburyo yitwararika, imyambarire ye, uburyo ahumura, ibyo byose nabyo birakonta cyane iyo mushaka kugira ngo mube mu rukundo hamwe n'umukobwa. So uyu mukobwa rero uzasanga muri makeya ibi bintu abyujuje 5 kuri 5, yiyitaho, yambara neza, ahumura neza, kuko yiteze yuko muri makeya ubibona kandi umuha compliment. Niwibagirwa gutanga compliment uyu mukobwa yakoze ibi bintu byose muri makeya, umenye yuko umunsi uzamwinjiza mu rukundo azabikwibutsa yuko utigeze umukorera icyo kintu kandi yarabikoraga byose kugira ngo muri makeya ubibone. So uyu ni umwanya wo kugira ngo Natasha Kiza abikwibutse muri makeya kugira ngo utazabyibagirwa, kuko ni ibintu bikora cyane ku mutima w'umukobwa kandi abashaka kugira ngo muri makeya bibe souvenir mu gihe cyayo. Ikindi ahangaha uzasanga uyu mukobwa yibanda cyane kuri famiye yawe, ashaka kugira ngo amenyane nabo, kuko ashaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bamubonemo umukazana. Uzasanga biyegereza cyane, ashaka kugira ngo amenyane na bashiki bawe, ashaka kugira ngo amenyane na barumuna bawe cyangwa se basaza barumuna bawe cyangwa se abantu bo mu muryango wawe. Uzasanga abikururaho cyane cyangwa se ashaka kugira ngo abe best friend cyane kuri bo. Nta kindi ashaka, ni amanota meza aturuka kuri abantu bo mu muryango bawe, kuko arashaka kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi muri makeya bazabigucengezemo neza kugira ngo batume umenya yuko uyu mukobwa ni igitangaza, ni umukobwa ukwiye kwinjira mu rugo, kuko ari friendly kuri bo, So ikindi kintu ahangaha cya nyuma nakubwira nuko uzasanga uyu mukobwa atihutira, unyumve neza, guhita aguhereza ibintu. Aha uzasanga akunaniza bya bindi muri makeya ubiri cyuya uvuga uti Mana y'Isiraheli, uyu muntu koko arankunda cyangwa arimo aranteshereza umutwe. Harabo ugenda ugahura nabo like iminsi 2 irahagije guhita ubona icyo ushaka. Uyu mukobwa azakunaniza.
azakunaniza bikwereka yuko muri makeya arimo arareba ejo hazaza cyangwa se arimo arareba igihe kiri imbere cyane aho kugira ngo yihutishe ibintu. Ushobora kubona mumaranye amezi 3, 4 muri makeya usanga yuko nta kintu na kimwe wari wabona. So ntucike intege rero, kubera yuko iki ni ikimenyetso simusiga ari gukora kugira ngo ubone yuko atandukanye n'abandi, ubone yuko hari ikintu akubonamo kiza ejo hazaza. Ntiwumve yuko ucitse intege cyangwa se yuko utari yuko atakubona yuko umukwiranye nawe. Uko abenshi usanga muri make yabirukanka guhita bavuga bati ndashaka kugira mwemeze, ndashaka kugira ngo nkore ibi nibi, ariko muri make umukobwa yakubwiye no, please respect that. Hari impamvu ibiri inyuma, kuko umukobwa wiyubaha, umukobwa muri makeya ugufitiyeho gahunda azakunaniza muri ubwo buryo. Yes, ibi nibyo bimenyetso rero nari ngufitiye uyu munsi. Nizera yuko muri makeya wowe musore uhise ufunguka amaso, kandi niba ubona yuko hari icyo nibagiwe ushobora kuba umubonaho, umfashe unsangize icyo kintu umubonaho aho hasi muri comment kugira ngo tumenye ibyo bintu ibyo ari byo. Kandi niba hari ibyo wabonye muri makeya bitwandikire muri comment, tubwire uti iki kintu ngiyewe ndimo ndakimubonaho kano kanya. Yes, niba ukunze video y'uyu munsi ibuka wihereze thumbs up, ikindi wibuke usharing n'inshuti zawe kugira ngo muri makeya umusore ufite ikibazo cyo kutamenya yuko umukobwa arimo aramukunda iyi video imubere igisubizo.